aba bantu bari kuvugana biki ahubwo bafite ibintu barimo gukora biri nukwiki ntago waba uri umukozi w'Imana ngo ubone umwanya wo gukorera Imana ubone umwanya w'agakungu ko guhererekanya abagabo urumva ubone n'umwanya wo gufata amajwi nk'aya kimwe nuko ngewe ntago mpamya ko uyu mugore ari Madame Theogene Mana uriya mubyeyi ntago mbihamya nibura niyo byaba byavuzwe kuri kimwamwanya hubizi kimwamwanya Mana uriya mubyeyi ntago mbihamya nibura niyo byaba byavuzwe kuri kimwamwanya hubizi kimwamwanya Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Hello guys, bakunzi ba Kigali News Channel, reka ntangire mbaha ikaze ndetse nanabashimira mwe mwese mwamaze gukora subscribe kuri Kigali News Channel. Nanibutsa abatarayikora ko ntarirarenga, ushobora kujya muri telefone yawe ugafungura YouTube ukareba kukazogera ugakanda subscribe ugakoraho bakandaho rimwe ntago babikora kabiri cyangwa gatatu. Ntukajyeho ukora subscribe niba warayikoze rimwe wumva utuje uzajya ubasha kubona notification z'ibiganiro byiza tubagezaho. Wowe warayikoze? Uranshaka hiki se? Uranshaka hiki? Nge nayikoze ntarakora channel nabanje gukora subscribe before ya channel. Ko nta courage ufite? Ko nta courage ufite nambaraga na kandi ndwaye. Bizo rwaye iki? Ga ushatse kwigira nawe nka utazi icyo ndwaye ushatse kwigira nka wa mutwe ngo ni Bosco. Bosco wa Yesu kandi. Bosco wa Eliza. Bosco Empire. Oh, none se. Nge ikintu ndwaye se nicyo Oya reka uranakoze cyane. Bundi abantu muri YouTube muteye muti. Kubera iki se? Ibaze niba nawe ubwawe dukorana mu buzima bwa buri munsi utinyutse kumbaza ngo ndwaye iki. Liza, ngewe kandi igihe cyose maze ndwaye urakizi. Liza. Ngewe hari ikintu nzi kurwaye. Nicyo nabandi bazi kurwaye. Icyo uzi ni iki se wowe? Icyo uzi ni iki? Oya wiseka kivuga. Ga wiseka ntago nishimye ndarakaye buri umbyukirije akaboze. Liza ndamutse nyivuze ushobora kumwanga bino bintu nze kubikata. Ntago nkubwira ngo ubikate. Niba ubizi koko nkirwaye kivuge ntago nkubwira ngo ubikate. Kivuga abantu bacyumve. Kivuga abantu bacyumve wenda niyabura n'umuganga udukurikiye unyikundira akavuga ati ngeriza muhaye imiti. Liza twikomereza. Oya kivuga. Ntago nakivuga. Wangegera we. Nese akura bizi ko nkiza. Igiki se? Ntacyo nzuzi. Ikintu ndwaye nzi ko buri muntu wese azi. Niki? Nasima. Nese nimaze iminsi urwaye? Nicyo oya. Umaze iminsi urwaye? Ndwaye mu nda. Habaye ikize? Shaga nawe nturi tayari mu mutwe. Nise mu nda nyine kwa muganga basanze urwaye iki? Basanze ndwaye iki bisubizo ntago biraboneka banyatsi banyatsi kwa kundi ugenda bakagufata ibizami ugategereza igisubizo. Liza cyagiye ntago twavuganaga utegereje ibisubizo. Kandi none se randevu bampaye niba narasubiye bakampima. None se imiti baguhaye ari iki? Ni ama pain killer ikindi se bampa ni igiki kandi batari babona indwara neza. Mwari murahariko. Heko. Ubwo umaze kuntera umujinya warangiza ukambwira ubusa. Liza bimeze bite se? Sha bimeze gutyo. Ko nakubuze se mwana wanjye. Ntago wambuze ndahari. Ndahari ahubwo avuga ngo usigaye ufite akajagari mw'abantu mwe gadasigaye afite akajagari. Ga usigaye ufite akajagari n'agasuzuguro bivanze. Kubera iki? Kutitaba telefone. Twariyunze. None se ukavuze ko byarangiye. Twariyunze. Ntabwo twiyunze ngo bite birangira. Ku cyumweru ubwo nyine narakubuze ngira ngo watashye ubukwe. Ntago natashye ubukwe nari nagiye kwa muganga sinavuye nkakwandikira message nkakubwira nari ndi kwa muganga. Nari nagize ngo wagiye mu bukwe bwa mushiti wawe. Wapi nari ndi kwa muganga ngiye se nari kujya mu bukwe n'inshuti ye yari yatumiye yarayirukanye. Iyiheze kandi. Asiya se yagezeyo. Asiya ninde? Madame Asiya. Madame Asiya? Asiya wo muri Amerika? Oya. Madame wa Theogene nyakwigendera Theogene. Ntabwo yatashye se? Yagiye mu bintu byabanjirije ubukwe byose.
aho ubukwe hageze baramwirukana kubera iki ngo kubera ibintu byabo ibiki byabo n'abagabo bande babagabo se ariko reka nkubwire ubundi ngereka nkubwire sinzi ikibazo cyateye mu bantu ndetse noneho muri YouTube ariko ko ari byo mvuga abantu bakantera amabuye mukirirwa muntuka noneho da reka noneho tubivugeho ntuje nta mbaraga mfite noneho zo gusakuza tubwizanye ukuri ubundi muri YouTube mwebwe muyikurikiye ndabaza muri mwe muyirimo muyikoreramo dufatanyije akazi nkabaza no muri mwe mudukurikiye njye aho bigeze bimaze kundenga namwe nimuduha ibitekerezo byagenze biteze ubundi ibi bintu ni ibiki ibikize kandi reka mbabwire maze abantu bagiye gusara kubera iki reka nkubwire sindwaye iyo umuntu arwaye arakira cyangwa agapfa nakira napfa ninkira ibi bintu nzagumya mbirebesha amaso ndindira amaherezo yabyo ariko nindamuka ntanakize ngapfa ni ukuri ko Imana abantu muzasigara mwumvaga muri inshuti zanjye muzantegerereza amaherezo yabyo muyarebe ibi bintu amaherezo yabyo ntabwo bizarangira nta bantu kuvugira mu migani habaye iki none se reka nkubaze niba umugore ashobora kwicara hariya Mutesi ngo ni umukozi w'Imana Madame Asiya nawe tumuzi nk'umukozi w'Imana sibyo cyane ibintu barimo kugeza kuri uyu munota nanjye na Jackie ntago twabibamo nese Liza bari mu biki nk'umuntu utabizi habaye iki ibintu barimo kugeza kuri uyu munota n'abantu bose mwitaga abasazi mwitaga ibigoryi mwitaga indaya mwitaga imbobo ntago babikora niba umugore ashobora kwibwiriza akavuga ngo dore nshyize hanze amajwi ya mugenzi wanjye ngo arimo avuga ngo noneho niza kuri ya telefone nkwereke hari amajwi numvishije ndagira ngo nyumvishe abantu amajwi yanditse ya Madame Asiya bavuze ko ari amajwi ya Madame Asiya ariko njye nta n'ikinyemeza ko ayo majwi araye none se ayo majwi se yavugaga iki ngo umubiri ngurandya ngo nkabura uko ngira ibyo bintu uriya mubyeyi yabivuze ngo umugabo ngo nzashaka uza guca mu irembo hari ikintu se kirimo kumbabaza ngo nuko ngo utabishyiramo umwete njyewe mpereza iyo telefone playing ayo majwi ubundi banze nyumvisha abantu njye hari igihe mvuga ibintu bakavuga ngo ni ibinyibereye mu mutwe ikintu cyane no ukuntu ndi kubona utari gushyiramo nuko ndi kubona nta mbaraga uri gushyiramo kugira ngo niba navuga ngo kugira ngo wenda kugira ngo tubane nta imbaraga ntabwo ugomba gushyiramo cyane ahubwo nta mbaraga uri gushyiramo kugira ngo tube twabona ibyangombwa kugira ngo kuko kuba nta mbaraga uri gushyiramo tube twabona ibyangombwa yewe nibyo nakubajije wumva gushyira imbaraga mu mushinga uri aho ngaho kandi kuza n'abana hano bakabona ubuzima bwiza bakige tugakora njye nta kintu ndi kumva muri ayo majwi wumva njyewe aya ngaya ntabwo icyizere gute cyo kuvuga ngo tuzabana ubirimo none se utagiye kujya mu majwi wenda ijwi twaza no kuza kubishyiramo ushaka kuzishyira aho ngaho mu Rwanda ariko nagusobanuriye pe sinakubwiye ko byagenze nyine wasobanuriye kubimbwira nanjye nakubwiye ngo kuri njyeweho wenda keretse ari nko bushobozi buvuye ahandi ku ruhande urumva ariko kumva nta mafaranga azahita agaruka kandi kuba azagaruka ntabwo nzongera kubishoramo bitewe na gahunda iri aha ngaha imbere mwagusobanuriye no kuri bihagije pe urumva nyine kumusobanurira erega ibyo wifuza
nanjye ndabyifuza pe ndabyifuza kuko byaba biryoshye impande zose ndabyifuza nk'ubu nuko ari ibintu bidashoboka niyo twabona ibyangombwa ejo tuhaguruke tugusange tuhazana yombi twirukanka tuzaye n'ibikunda igaragaje kuvuga neza ariko ngira ngo harimo bararwaye oya reka mbabazi abantu mwumvisha aya majwi murumva uyu mugabo atari guhuzagurika murumva uyu mugabo utagira ngo ari kwikina noneho nawe ushobora kumva umuntu ukumva aba bantu bari kuvugana bikina oya Liza wivuga ngo oya wivuga ngo oya Liza icyo ndi kuvuga impamvu nkubwira ngo ntawe ugomba kuvuga nta kuntu umbwira ko abantu babiri bari soba batasinze kandi buriya umuntu uvuga yasinze arumvikana umuntu uvuga yasinze ururimi rwe rugira ukuntu ruvuga Liza n'umuntu uri soba ururimi rwe rugira ukuntu ruvuga aba bantu bari soba nta wasinze ahubwo bafite ibintu barimo gukora biri ni ukwiki Liza ayo majwi n'ay'abantu babiri wenda buri wese yari ahantu hatuje bari kuganira ku mishinga yabo ayo majwi yageze hanze ntabwo ari ahantu hatuje bari mu cyumba umwe ari mu cyumba cye n'undi ari mu cyumba cye barimo kuganira ahubwo ahantu bagotewe Liza iyo babanza bakikinisha bakaganira nyuma oya Liza ibyo ngibyo ntabwo ubwo icyo ndi kuvuga ayo majwi kari y'abantu babiri yageze hanze ati yageze hanze ate nicyo kibazo nyine niyo ya matiku niyo mpamvu nkubwira ngo iyi mihanda nta mukozi w'Imana uyirimo umukozi w'Imana ari gukorera Imana ntabwo ari hano mu mihanda Liza ntabwo waba uri umukozi w'Imana ngo ubone umwanya wo gukorera Imana ubone umwanya w'agakungu ko guhererekanya abagabo urumva ubone n'umwanya wo gufata amajwi nk'aya uri umukozi w'Imana cyangwa ntese mushobora gusanga yarizeye uwo muntu bavuganaga yarizeye uwo bavuganaga yego ahubwo akaba ari umutengo ahubwo ushobora no gusanga uyu muntu baravuganaga bicaranye na Pastor Mutesi kubera iki byarangiza akaba yizeye Pastor Mutesi nk'inshuti ye kumbe nawe amwicaye iruhande arimo ari kodinga Liza ibyo bintu byabaho hagati y'abakozi b'Imana babiri kimwe nuko ngewe ntago mpamya ko uyu mugore ari Madame Theogene yes nanjye nicyo ngiye gukurikiza nge ntago mbihamya Mana uriya mubyeyi ntago mbihamya ntabwo ibi bintu nibura niyo byaba byavuzwe kuri Kimwamwanya aho bizi Kimwamwanya ninde nibura niyo byaba bivuzwe wenda kuri Mutesi umuntu yapfa kugenekereza ariko uyu mugore rwose ntabwo ariko njye nigeze kumva n'amajwi yiwe ari kuvuga ngo yanasibye nimero yego wenda nta muntu urumva nta muntu ureba mu mutima w'undi uwo wizera wese yaba umunyamafuti ariko ni ukuri reka nkubwire njye nta kinyemeza ko uyu mugore ari we yego Liza uratekereza ariyo mpamvu abantu bazindutse bavuga ko atanagiye mu bukwe bwe atanagiye mu bukwe bwe nuko ntaho yagiye ubu se umuntu uvuye mu bukwe bwawe wararusibye nimero ye nyese kuki ayari amajwi yaba urumva hari amajwi nigeze kumva njya nawe nigeze kuyakumvisha arimo aravuga ngo yasibye na nimero za Siya ngo yasibye nimero za Siya ubu nayumvise ayo majwi ubundi se kuba Mutesi yaratunze nimero za Siya byari uwuhe musaruro ku buzima bwa Siya icyo ndi kwibaza umukuri ubundi iyi mihanda wa mugani ninde urimo wo kwizera ninde muntu w'umunyakuri ninde muntu twakurikira nta muntu wo kwizerwa uri muri iyi mihanda mureke mbabwire nawe ntabwo twakwizera njyewe ndinde wo kwizerwa se njyewe uzanyizere mu buzima busanzwe nk'uko akizera n'undi muntu uwo ari we wese ariko ntabwo ngiye kukubwira ngo trust me 100% kuko I'm not perfect erega buri muntu wese yakosa kandi buri muntu wese ajya gukora ikosa akurikije inyungu abishakamo hari n'igihe ukora ikosa uzi ngo urabishakamo inyungu
bikarangira uhiye ahubwo binagukururiye igihombo gikomeye ariko reka nkubwize ukuri iryo kosa ntabwo uba warikoze for nothing ntabwo bibaho you can never make a mistake for nothing uba ufite ikintu icyo ari cyo cyose ushaka tuzi cyangwa se tutazi ariko ntabwo ukora ikosa kubera ko nta kintu ushaka icyongeyeho noneho ariko ngiye si ngibi bavuga ngo abagore bagira amagambo ngo barabeshya icyo nzi cyo aya majwi niba ari n'aya madama siya koko nk'uko bivugwa ntabwo yashyizwe hanze n'umugabo aya majwi yaba yarashyizwe hanze n'umuntu w'umugore ari hehe rero kandi abantu bari babiri umwe ari hano n'undi ari hano erega reka nkubwire abagore buriya ntabwo bazi ariko abagore urabazi abagore ntabwo bazi ibaze ariko ko ibaze ko iyo umugore yarakaye shitani biri aho hafi none se Liza uwo kumva ko ibaze ko iyo umugore yarakaye na shitani idashobora kumutinyuka kumumenyera nawe ngo na shitani ngazaza agafata agakaya akicara akiga iyo umugore yarakaye Liza ubu uratekereza gerageza ushushanya nka scenario uburyo byari bimeze kugira ngo amajwi wenda agere aho ajya hanze birashoboka ko reka nkubwire njye nk'igitsina gore ni ibintu byoroshye kubyumva njyewe ikintu cya mbere nzi neza abagore iyo bari inshuti no muri wese bajyanamo uri kumva buriya abagore nubona abagore babaye inshuti amezi 3 ukabona bafitanye ubushuti bukabije bumeze gutya nubwo yaba amezi 3 cyangwa amezi 2 jya umenya ko buri umwe azi umubyindi wundi iyo bagiye muri wese barajyana wari wabikora se ubuse nabaho ngaho nta mugore uzi umubyindi wanjye basi bikoresha imvugo zoroheye none se iyo mvugo yoroheje se Liza tugana ku musozo uretse kugana ku musozo kuko ntabwo nganisha ku musozo ntabwo mva aha ngaha ntabisobanuye neza umwanya ni wawe bariya abantu ari amajwi murabyumva neza ko bari abantu bari kwikinisha cyane ntabyo mwumva Liza mu by'ukuri ko abantu babaye ibigori mufite ikihe kibazo Liza ntabwo ibyo ngibyo ngira ngo nawe nta kintu ufite washingira ubivuga nta muntu nashishikariza gukora ibyo bintu wowe ukuntu uriya mugabo arimo atashaguzwa uri kubyumva yatanyagujwe ahubwo njye nabanje kugira ngo aratwaye oya utwaye se ni kuri yavuga ubu nta muntu muravuga natwaye urumva ngo ngewe ngo ukirimo kumbabaza ngo ni uko utarimo kubishyiramo ingufu ngo urumva ngo ingufu ngo buriya ngo ngewe ngo ikintu kirimo kumbabaza uwo muntu murumva ari tayari Liza ashobora kuba yaratwaye kandi ntiyasinze kuko ururimi rurava mu kanwa ashobora kuba yaratwaye cyangwa ari mu gikoni afite izindi swing ari gufata Liza ziri kumugotesha icyo ndi gutekereza ashobora kuba yaratwaye cyangwa ari nko mu gikoni cyangwa se ari nko mu kazi ari kuri mashini hari ibindi bintu arimo aruzuza ibyo nabyo birashoboka ntabwo tumyitwaye nta bintu arimo aruzuza hanyuma se abyuzuza ari uko avuganye n'umugore gusa ibyo bintu byuzuriye avuganye n'umugore gusa Liza Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.